abashoramari mumeze mute, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi rero ikintu kinzanye nje kugira ngo tuganire ku hazaza ha crypto muri rusange, tuganire ku hazaza ha blockchain, hanyuma tunaganire ku buryo mubona uyu munsi bihagaze muri crypto industry, blockchain technology, artificial intelligence technology. Nibyo tugiye kuganira uyu munsi dushingiye ariko kuri Bitcoin conference 2023 imaze iminsi 3 iri kubera muri leta ya Florida muri Amerika, hitwa Miami Beach nkuko muri kubibona kuri screen. Ni mukanya guys, nkuko mbikomojeho n'ubundi iyi video tugiye kwibanda ku hazaza ha crypto industry, hazaza ha blockchain, hazaza ha artificial intelligence, dukurikije uko tubona bihagaze muri iyi minsi, dukurikije uko revolution ya technology iri kugenda iza mu buzima bwacu mu bintu byose. Murabona gute ahazaza ha blockchain, ha technology muri rusange, ariko by'umwihariko mu gisata cya blockchain, cryptocurrency and artificial intelligence, kuko usanga ari ibintu byuzuzanya. Rero kuko nari mbikomojeho, murabona hari inama, hari conference imaze iminsi 3 iri kubera muri Amerika. Nkuko mubona aya mashusho, aba bose ni abantu bari bitabiriye iyo conference, amakampani agiye atandukanye, abantu baturutse impande zitandukanye ku isi, baje kumurika imishinga yabo, project yabo ajyanye na blockchain technology, ajyanye na NFTs, project ajyanye na artificial intelligence, baje kumurika project ya business ajyanye na crypto currency. Nkuko rero muri analyse zanjye nuko iyi conference iba buri mwaka niyo big conference muri iyi industry ya crypto ibamo. Hanyuma iyo yabaye, ntekereza ko hahangwa project menshi ajyanye na crypto muri rusange cyangwa se blockchain. Hanyuma by'umwihariko iyi conference ni conference nabonye njyewe nakurikiye, mbona ni conference idasanzwe, ishobora guhindura ibintu byinshi muri industry ya crypto, ukurikije uko abantu bagiye batandukanye bakomeye, abahanga muri technology n'ikoranabuhanga bagiye bitabira iyi conference, hanyuma bajyanamo imishinga igiye itandukanye. Aya yose ni ibibanza by'abantu bagiye batandukanye bafitemo project, yaba mashya yaba agikora. Rero iyi ni event yabyariye amahirwe yaba abafite imishinga ijyanye na blockchain technology, artificial intelligence, ijyanye na NFTs. ni amahirwe ku bari bayifite ndetse n'amahirwe ku bashoramari baba bashaka gushora imari muri startups, mu mishinga, mu project nk'aya technology akizamuka, akiri muri progress, atarashyirwa, atarakomera, kugira ngo bagende bazamukana nayo, bunguke, bashoremo imari, babe abafatanyabikorwa. Iyi event rero kimwe mu bintu mbona ku giti cyanjye, iyi event izatuma havuka project nyinshi zijyanye n'iyi industry turimo ya cryptocurrency, hanyuma iyi industry ikomere, izamuke, itere imbere, bitewe nuko abashoramari bazaba bari gushora bahuriye n'abafite imishinga yabo muri iyi event, bazaba barashoyemo amafaranga, bitume project menshi agenda avuka, kandi ari nako atuma crypto industry, blockchain technology na
intelligence byose bitera imbere, nk'uko turi mu gihe usanga abantu benshi, urubyiruko, abashoramari bashishikariye kubyaza umusaruro ikoranabuhanga mu buryo bwagutse, kubera ko nicyo gihe turi kuganamo, ni wo muvuduko turiho. Murabona internet igenda izamuka, ya upgrading ijya mu biragano bigiye bitandukanye. Ubu turi bamwe hari abari muri 3G, hari abageze muri 4G, hari abageze muri 5G, hariho abitegura kujya muri 6G. Uko rero umuvuduko wa internet, uko internet ijya mu biragano bigiye bitandukanye, niko n'abahanga mu ikoranabuhanga, muri technology cyane cyane iri rijyanye na blockchain, metaverse, NFT, crypto, bagenda bagerageza guhanga udushya no gukora ku buryo izo industry mvuze zikomeza gukomera, zigashinga imizi. By'umwihariko blockchain, kubera ko main purpose ya blockchain ni ukugira ngo maintaining privacy y'umuntu, ni ukugira ngo umuntu arusheho kwigenga. Rero kimwe mu bintu by'ingenzi nk'uko maze kubivuga nuko tuzabona nyuma y'iyi event dushobora kubona amakampani menshi avuka, amaproject menshi avuka ajyanye n'ubundi ni project by'umwihariko cryptocurrency n'igisata abantu benshi bakunda, ariko abandi benshi bataramenya, ku buryo bishobora gutuma mu myaka iri imbere rwose, nyuma y'uyu mwaka, bigaragara ko hari revolution yabaye, bibaye ipfundo ry'iyi Bitcoin conference, nka conference nini mu bijyanye na cryptocurrency. Ikindi kintu nabonye muri iyi conference gikomeye cyane, cy'ingenzi abantu benshi bakwiye kwishimira, gishobora gutuma crypto industry ikomera cyane, blockchain technology izamuka ikagera ku rundi rwego, nuko abantu bakomeye cyane muri Amerika no mu bindi bihugu, cyane cyane abanyapolitike, bagiye bagaragaza ko bishimiye cyane iyi innovation, kandi biteguye kuyitera inkunga. Urebye nk'abayobozi, nka speech z'abayobozi bakomeye n'ubundi muri leta ya Florida, bari bitabiriye iyi event, bari bishimiye cyane ko iyi event ahubwo yahora iba buri kwezi, kubera ko ituma ama innovation menshi avuka, ni nziza, yongera privacy y'umuntu, ni ibintu byinshi bagiye bavugaho bigaragaza ko bishimiye iyi technology. Ikindi rero nuko abagabo bagiye batandukanye, abantu bagiye batandukanye bari kwiyamamariza kuba kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iyi conference bagiye bagaragaza ko bashyigikiye cyane bikomeye industry ya crypto currency, by'umwihariko Bitcoin. Bakaba basezeranije abanyamerika ko cyane cyane abari bitabiriye iyi conference ko mu gihe bazaba babaye abaperezida, bazaha ubwigenge abakoresha cryptocurrency, abacuruza cryptocurrency, abakora business ijyanye na blockchain, NFT, bazabaha ubwisanzure kugira ngo babikore batuje. Murabona ko rero ni ikintu, cryptocurrency ni revolution iri kugenda ikomera, ni ikintu kiri kugenda gikomera. Iyo ubona niba wumva umuntu ushaka kwiyamamariza kuba president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba uriya John F. Kennedy, hari n'undi mugabo nuko ntabwo mwibuka izina, ariko bose ko ari babiri, yaba umugabo wundi anashaka ko campaign ye y'amatora hakoreshwa Bitcoin mu gutera inkunga iyo campaign ye y'amatora. Yewe na John F. Kennedy nicyo kintu yakomojeho ko Bitcoin, umuntu ushaka gutanga donation ye muri Bitcoin byemewe, akaba azayakira nta kibazo. Ni ibigaragaza ko rero mu gihe aba bagabo baba batowe, mbese iyi conference hari ikintu yagaragaje, nuko amatora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika afite umusanzu ukomeye cyane ku izamuka rya Bitcoin cyangwa crypto muri rusange. Afite umusanzu ukomeye cyane ku matora
kijyanye no gutora president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko abaperezida benshi usanga kubera ko urubyiruko rwishimiye cryptocurrency, rwishimiye innovation. Iyo urebye ku rutonde ubushakashatsi bwakozwe muri aya mezi ashize, nuko Bitcoin nicyo kintu cya mbere cyasashinzwe cyane kuri Google kuruta ibindi byose muri Amerika, kubera ko abajeni bishimiye, bafite amatsiko yo kumenya Bitcoin n'iki, bafite amatsiko yo kumenya cryptocurrency n'iki. Unasanga abantu benshi abajeni b'abahanga muri technology bishimiye cyane gukora innovation menshi ajyanye na blockchain na cryptocurrency. Akaba ariyo mpamvu n'ubundi abaperezida bamwe na bamwe bari kugenda nacyo bagishyiramo nka bimwe mu bikorwa bashaka kuzakora mu minsi iri imbere, mu gihe bazaba babaye abapresident, kugira ngo bagerageze kwigarurira abantu bakiri bato muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko abakiri bato muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishimiye cyane technology, bishimiye cyane cryptocurrency. Ikindi rero gituma n'ubundi bari abagabo bashaka kwiyamamariza kuba president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba John F. Kennedy na Trump yigeze kukivugaho, nuko iyo urebye abaturage bo muri Amerika usanga kubera krize z'amabanki zagiye zibaho mu minsi ishize, mwarazumvise amabanki menshi yagiye agwa hasi, usanga abaturage baragiye batera icyizere, batera icyizere amabanki yabo, ku buryo bose usanga bashishikariye no kumenya uburyo bagura cryptocurrency instead mu cyimbo cyo kubika amafaranga yabo mu mabanki. Usanga abantu benshi bashaka gusevinga amafaranga bafite ubwoba bwo kuyabika mu mabanki yabo, kubera inkundura yabayemo ya krize y'amabanki yagiye hino muri Amerika, bituma rero abantu bagenda bava mu mabanki kuri traditional financial system bajya kuri iyi modern financial system ijyanye na decentralized technology. Niyo mpamvu rero president, umuntu wese ukomeye, bamwe mu bashaka kwiyamamariza kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari gukoresha iki kintu nko kugira ngo bagaragaze ko bazaniye igisubizo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba ku bijyanye n'ubukungu, yaba ku bijyanye na innovation, ibintu bigiye bitandukanye. Rero niyo mpamvu amatora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iyi event yagaragaje ko amatora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cryptocurrency ishobora kuyaprofitiramo, cyangwa se ikaba yagira imbaraga binyuze muri aya matora, cyangwa se ikaba yanabura imbaraga nyuma y'ayo matora, bitewe n'umuperezida wagiyeho. Mu gihe haba hagiyeho umuperezida runaka ushyigikiye innovation, ushyigikiye izi blockchain technology, bivuze ngo crypto muri Amerika izaba igiye ku rundi rwego. Mwibuke abantu benshi ku isi n'ubundi tugendera kuri ekonomi y'abanyamerika, cyane cyane bino bya technology. Urebye ibigo byose bikomeye muri technology, muri blockchain, muri technology muri rusange, usanga ari ibigo n'ubundi biba muri Amerika. Niyo mpamvu rero ikintu kibaye yaba kibi muri Amerika cyafekta industry yose ku isi. Niba cryptocurrency imeze neza muri Amerika, ubwo bivuze ngo n'ahandi ku isi biragenda neza. Ibihugu usanga crypto idependinga ku buryo wenda igize ikibazo muri ibyo bihugu ni bike ku isi. Wenda twavuga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tukavuga nk'Ubuhinde, tukavuga nk'Ubwongereza, tukavuga Canada, tukavuga Uburusiya, tukavuga Ubushinwa. Ibyo ni ibihugu usanga n'ubundi bidomina muri ekonomi, ariko cyane cyane Amerika, Ubushinwa, Uburusiya n'Ubuhinde. Ibyo ni ibihugu usanga ikintu kibaye kuri ekonomi, ikintu kibaye kuri crypto nka industry wenda tubamo,
ibintu bibaye muri ibyo bihugu byafekta crypto. Niba ari uburyo bwiza, ubwo crypto iraba affected mu buryo bwiza. Niba hari ikintu cyafectinze mu crypto muri icyo gihugu, ubwo crypto muri rusange iraba affected. Muri Afrika usanga wenda nk'ibihugu, mvuze muri Afrika usanga nk'ibihugu usanga ikintu kibayemo gishobora kuaffectinga crypto, harimo Nigeria, South Africa na Kenya. Ibyo nibyo bihugu nkunze kureba amakuru abivugwaho cyane cyane muri iyi industry turimo ya crypto. Nkunda kwirifaringa kuri Nigeria n'igihugu cya mbere, South Africa ndetse na Kenya. Iyo urebye rero muri technology nk'uko wenda tubivuze, murabona hano hahuriye abantu benshi batandukanye, ibihugu bigiye bitandukanye, abahanga muri technology, abashoramari muri technology, bashaka gutanga imishinga yabo, bashaka kugaragaza innovation zabo, ibyo bakora muri crypto kugira ngo itere imbere. Nk'uko bigaragara, iyi event yitabiriwe n'abantu ibihumbi n'ibihumbi birenga 25, bose abaturutse mu bihugu bigiye bitandukanye. Ariko iyo urebye usanga Africa, usanga nubwo Africa ibarwa nka continent, imwe mu makontinent yakiriye cyane, abantu baho bahatuye bakiriye cyane cryptocurrency cyangwa se bakunda cryptocurrency. Africa ibarwa nka continent muri future ishobora kuba ari nziza kuri crypto, kubera ko abantu benshi bishimiye crypto. Ibihugu bimwe na bimwe bishaka gukoresha crypto kugira ngo bizamure ubukungu bwabyo, bigabanye inflation bikoresheje crypto. Ariko iyo urebye muri aba bantu bari muri iyi event usanga n'ubundi Abanyafrika ntabwo ari benshi. Rero niyo urebye mu ma business ahari akomeye cyangwa se mu ma innovation akomeye, mu ma apps agiye atandukanye akomeye, usanga ama app y'Abanyafrika cyangwa business z'Abanyafrika muri crypto, blockchain, NFT usanga ari nkeya. Habura iki rero kugira ngo Abanyafrika natwe tugerageze kugera ku rwego nk'urw'abandi. Iyo urebye muri Afrika usanga ama technology cyangwa ama app cyangwa ama business akomeye yo muri crypto usanga menshi ari muri Nigeria, ugasanga izindi ziri South Africa, ugasanga izindi n'ubundi ziri muri Kenya, ariko ugasanga ibindi bihugu ntabwo abajene baho bitabiriye cyane innovation cyane muri technology. Usanga n'ubundi tukiri hasi. Insoza nuko navuga ko iyi nama ya Bitcoin Conference 2023 mu by'ukuri igiye gusiga hari revolution nini, igiye gusiga hari ibintu byinshi cyane byubatswe muri iyi crypto industry mugiye kubona mu minsi iri imbere, yaba ama business mashya, yaba ama app mashya, yaba innovations zigiye zitandukanye, gaming, ama NFTs, ibintu byinshi bigiye bitandukanye bijyanye na crypto. Nuko mu minsi iri imbere tugiye kubona ibintu bishyashya kandi bimeze neza muri crypto industry. Nkuko mubibona imbere muri iyi video, murabona ko abantu benshi bari kumurika ibintu byabo, ibikorwa byabo byinshi bigiye bitandukanye, amasoko, ama NFTs, ibijyanye na metaverse, ama gaming, ibijyanye na ama-app agiye akoresha uburyo bwa blockchain, ama-app atuma crypto payments ziba zorohera abantu, ibintu biteza imbere crypto. Murabona ko hari standard nyinshi zigiye zitandukanye abantu bamurikiraho ibikorwa byabo muri crypto. Iki rero ni ikintu cyiza cyane kigaragaza ko ari imbere hacu, imbere y'abantu bakora business ya crypto, imbere y'abantu bakunda blockchain technology muri rusange,
ari heza, kandi bigaragaza ko aho isi igana muri crypto ari ahantu heza. Ikindi rero n'ubundi nakwanzura nsoza ni ukushimangira ko nkurikiza analize zanjye ni uko mu gihe Amerika amatora yabo ashobora kugira ingaruka nziza cyangwa mbi kuri crypto mu minsi iri imbere, bitewe n'umuperezida wagiyeho. Nihajya umuperezida ushigikiye crypto na bitcoin, mu by'umwihariko industry ya crypto izagenda neza. Nihajyaho umuperezida udashyigikiye innovation na crypto muri rusange, crypto industry izagenda nabi. Nicyo nasoreza. Ibindi namwe amaso arabihera ko technology crypto industry iri kugenda igera ku rundi rwego. Mukurikije ibyo mubona muri iyi video, ibintu byinshi bigiye bitandukanye, abantu bagiye batandukanye bishimiye iyi innovation, bishimiye iyi technology ya blockchain, ya metaverse, ya artificial intelligence. Murabona ko abantu benshi baba bishimiye, bari gutembera, bagerageza exploring ibintu bishya muri iyi industry yacu. Guys, ndabakunda, mukomeze mukurikire Intogore Fintech, yazigiye kugira ngo twige dusobanukirwe utuntu twinshi tujyanye na crypto, blockchain technology, n'uburyo wabyaza amafaranga, uburyo wabyaza amahirwe iyi industry yacu ya crypto trading. Murakoze cyane.